Mu mibereho ya buri munsi abantu dusoma ibitabo bivuga ku mirire, tukagura imbuto zikungahaye kuri vitamine n'izindi intungamubiri. Ikindi ni uko tuzi no gusoma ibiri ku icupa cyangwa ipaki y'ibyo kurya bipfunyitse kugira ngo tumenye kandi dusobanukirwe ibibigize. Uyu munsi dushobora kuvuga muri make ko dusobanukiwe neza ibijyanye n'imirire, ariko se koko nibyo? Oya pe. Impamvu ni uko hari amakosa mu mirire tujya dukora rimwe na rimwe kubera kudasobanukirwa neza, ubundi bigaterwa no kutabanza kwiyumvisha neza uko ikintu gisobanuye. Mu kiganiro cya none twabateguriye amakosa 7 akorwa n'abantu benshi ku bijyanye n'imirire, bityo wasanga nawe ujya uyakora utabizi. Ariko ntugire impungenge, muri iki kiganiro turakuganiriza no ku buryo watangira kuyakosora kugira ngo noneho imirire yawe ibe inogeye kandi ikugirire akamaro. Reka tubanze tubibutse ko iki ari igice cya 2 aho tugiye kubaganiriza ku makosa 3 asigaye, kuko amakosa 4 twayagarutseho bushize, bityo ushobora gukurikira ikiganiro twayavuzeho mu biganiro byacu byatambutse mu cyumweru gishize. Reka duhere ku ikosa rya 5 abantu benshi bakunze gukora ku bijyanye n'imirire, ni ugufata inyongera nyinshi. Hari abantu benshi batazi ko kunywa cyangwa gufata ibinini by'amavitamine bidatandukanye, ahubwo bingana no gufata inyongera. Ubusanzwe vitamine ndetse n'intungamubiri twakabibonye bivuye mu biribwa turya umunsi ku munsi. Asibye gusa ko gufata inyongera bihungabanya imikorere myiza y'umubiri, iyi niyo mpamvu ukwiye kuzifata ari uko wazandikiwe na muganga. Vitamine akenshi zikunze gufatwa nk'inyongera ni vitamine C, vitamine B1 izwi nka thiamine, vitamine B izwi nka B complex, ndetse na vitamine B9 izwi nka folic acid. Ku bagore batwite ntabwo ari vitamine gusa zijya zifatwa nk'inyongera, ahubwo bo bashobora no gufata imyunyungugu, muri yo twavuga ubutare buzwi nka fer cyangwa se iron, ndetse na calcium. Ku rundi ruhande ubu hanakoreshwa inyongera zongera ingufu ndetse n'izindi nyongera zitera akanyabugabo mu buriri mu gihe cyo gutera akabariro. Izindi nyongera zikoreshwa ni izongera ububobere ku bagore n'ibindi byinshi ushobora gusanga ahacururizwa imiti cyangwa inyongera hazwi nko muri food supplements. Ubusanzwe gufata inyongera nyinshi bituma uturemangingo tutabasha gushwanyaguza neza izo ntungamubiri, bityo kukurinda indwara bikagabanyuka. Reka noneho turebere hamwe umwanzuro ndetse n'icyo gukora mu gihe ufata inyongera. Ubusanzwe uretse mu gihe gusa bitegetswe na muganga, ntabwo ukwiye gukoresha ibinini by'inyongera ku biryo wariye ibyo ari byo byose. Reka tukwibutse kuzirikana ko abacuruzi b'inyongera biyongereye, kandi akenshi abenshi muri aba ntabwo baba basobanukiwe ibijyanye n'ubuzima, ahubwo baba ari abacuruzi. Reka dukomereze ku ikosa rya 6 abantu benshi bakunze gukora ku bijyanye n'imirire, no kudakora siporo. Ubusanzwe akenshi iyo havuzwe imirire hahita humvikana ibiryo ndetse n'ibyo kunywa abantu dukoresha umunsi ku munsi. Ariko ku rundi ruhande nyamara iyo havuzwe imirire haba hakwiye no kumvikana uko umubiri ukoresha ibyo kurya n'ibyo kunywa, akaba ariho siporo igirira uruhare. Ubusanzwe ukwiye kumenya ko mu gihe udakora siporo ihagije bihwanye n'uko umubiri wawe ubasha gukora neza no gukoresha ibyawinjiyemo. Ibyo wabigereranya no gufata ikaramu ariko ntiwandike. Nubwo kurebera kure yagira ngo uri kwandika, nyamara urebeye hafi uzasanga urupapuro rwera, bityo byumvikane ko kurya ariko ntukoreshe umubiri bigira ingaruka nyinshi kuri wowe.
Reka turebere hamwe umwanzuro ndetse n'icyo gukora mu gihe cyo gukora siporo. Ukwiye guhozaho gukora imyitozo ngororamubiri ku buryo ubigira akamenyero, ariko ukazirikana ko aho kuzikora ari nyinshi mu gihe kimwe, ahubwo wakora nkeya buri munsi. Mu gihe waba wibagiwe cyangwa se wasimbutse umunsi, wikora inshuro 2 ku munsi ukurikiyeho, ahubwo aho ubyibukiye ukwiye gukora siporo igushobokera utinanije. Reka dukomereze ku ikosa rya 7 abantu benshi bakunze gukora ku bijyanye n'imirire, ni ukwizera ibyo usoma byose ko ari ukuri ku bijyanye n'imirire. Kuba uyu munsi umubare munini w'abantu bamaze kumenya ingaruka z'umubyibuho, uzasanga basigaye birukira hirya no hino mu binyamakuru bashaka amakuru y'icyo bakora. Ariko reka tubibutse ko umuntu cyangwa se umunyamakuru yanditse ibijyanye n'imirire ntibihita bimugira inzobere mu mirire ndetse n'ibijyanye n'ubuzima. Niba uguze igitabo cyangwa uri gusoma inkuru runaka yanditswe n'umuntu, ni byiza kubanza kumenya uwo muntu uwo ari we, nubwo kandi yaba bisobanukiwe, ni byiza kumenya niba ibyo yandika cyangwa avuga bifite ikibihamya, by'umwihariko ukamusobanuza ibyo udasobanukiwe. Reka turebere hamwe umwanzuro ndetse n'icyo gukora mu gihe wizera ibyo usoma byose ko ari ukuri ku bijyanye n'imirire. Ubusanzwe mbere yo kugira regime runaka ufata, yaba iyongera cyangwa se igabanya ibiro, iyo mu gihe runaka wenda utwite se cyangwa urwaye, nyabuneka ukwiye kwitonda. Ugomba kubanza ukareba niba iyo nyongera yaratanzwe n'abahanga mu mirire, ukamenya niba yarakorewe isuzuma, kandi ukanashakisha haba kuri internet cyangwa mu bindi bitabo kugira ngo uyisobanukirwe neza. Ukwiye kumenya ko atari ngombwa ko uwanditse ku biribwa runaka atanga ahantu hose yakuye ibyo yakusanyije, ahubwo wowe mu nyungu zawe, niba usomye ikintu runaka, gerageza gucukumbura, ushakishe umenye n'andi makuru. Mu gusoza, reka tubashimire kuba mubashije gukurikira amakosa 7 abantu benshi bakunda gukora ku mirire yabo, mukaba mubikurikiye mu biganiro 2, aho ikiganiro cya mbere cyagarutse ku makosa 4, icy'uyu munsi kikaba gisoreje ku makosa 3 yunganirane twabanje gukora akaba 7. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa 2, ku wa 4 ndetse no ku wa 6. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.